ukunze ukuri ibyo bindi wakunze mfite ibuno ritaringaniye nanga uvuze ko hengamiye iwanjye se ni imirimo se ni ugafata ibintu byose nka brag none se ngaho nare aha naho bireshya hamwe ni hanini ahandi ni hanini ese urare niva y'amabu nibaho Hello my people, hello guys, hello. Nabamisi sana, ndabakumbuye mumeze mutendeze komeze neza ndetse Carine. Uko musanzwe mubizi nyine abatabizi nitwa Carine, okay? Noneho rero sasa narababwiye ngo njenje. Urumva? Barabwiye ngo njenje mubigira brag. Ubu rero nihagurukiye ibintu byo kuza kuntinza mu nzira. Ntabyo nkeneye ubu nihagurukiye mpagurutse umunsi yo tugiye gukubita umuntu prank sinababwiye ngo nazo ndaje natekereje nsanga ukuntu ngana ntago bishimishije Imana amabuna yarahengamye nagakiri ku murongo nkeneye ibintu binshyira ku murongo sibyo rata inda ibicecerwa biri ahantu hose kumva itama n'itama iboko n'iboko ibi bintu ntago ari njye uzasigara muri iki gihugu cyangwa muri Afurika utagize ute udakoresheje utimejeje neza murabyumva ni mu kigikiye rata ibintu by'ibinyama bigenda bimeramera bikamera ahantu hose murabona bishimishije Imana none rero ikintu ngiye kubakorera ntago nyine nabitekerejeho numva ngomba kubwira husband iyo nkuru hanyuma turebe ukuntu abyakira agiye kwimeza neza rata mundebere namwe sibyo narahengamye nta hantu na hamwe hakireshya n'ahandi ariko rero ibintu nabigizemo uruhare nta siporo nta mwanya ibintu byabaye barabara so kamumagare umuntu bita Jarike abantu mumumenyereye ngiye kumukoma numva ikintu abivugaho hanze nshaka ahantu bisha ngiye kwegereza ibyo mukunda tuganira nzi mubahagarira hasi hano Sheri uri waje tukaba tuganira mu gato ibintu byawe birangiye neza biteze numvise ibintu cyane waje kurya eka nashaka kurya izuba ryamye saa 10 ukaza kuryama nijoro koko she nubwanjye kora umupira njya kora umupira urashaka iki nyine najya ngo tuganire ibiki ibyubaka umuryango ibyubaka umuryango ibintu byubaka umuryango biganira mu buriri ntabwo biganira mu gikoni ese igikoni si icyacara umuntu uri hano nshobora nicaye hano nganirize muri ibiki neza sibyo ko baguhinduriza neza bamenduye asa n'icyuki okay ntabwo wamaze ridavuga ko ngiye gusa umva nyine peshe rimva kwanza reka mbe ndetse ngiye kubanza ko zigomba ko kabivuge mpagaze nishishikaye nyine byombo mbetse tubanze tuganire meze neza rega ibyo tuganira ntabwo biba biri seriye cyane rimwe telefone y'iki no guhamagara oya ibintu nshaka use reka nkubaze reba uko mungana sibyo urebye nyine itaye uranishimishije Imana ndetse n'Imana yesu n'umwuka wera birashimishije nayo amata gweburu amata mu bantu bagira amata okay naje reka tuganire biseri sibyo urabona Eko ganaga ibintu ani serious byarani serious ariko ndimo ndashaka kujya gukatisha urabona hano hameze inyama waguze n'ipantaro sinjya kuyikatureka ntabwo ari ipantaro agakabutura ngiye yambara indodesheje kwa batayeri ntabwo ari imyenda nshaka gukata ndashaka reba hano kora hano wumve
kizi igicece urimo uranyereka umupira wanyereka igicece si Nyanza si ukabura n'uwibutare cyane ubwo urumva ngende kukubwira ibintu biri serious ukaze mu bitari serious ntabwo numva ngiye ikibazo hano ki nyine ndacyakubwira tegereza nase nakubwiye ko ari ikibazo byantwaye se waretse nkakubwira ukumva biranje na nyine ngewe reba hano siporo mbabikuje no gukora siporo reba nyine ibi bicece kumva naho ngaha cyakora ni hano kibendo ngibiki ukora ibi ngibi bituma bavuga ko umugabo agabura neza ibi biro mfite nawe ari byo ugize abantu bavuga ati nzara biri atazaneza abantu ubu wajya kwa soko ubwo nunanutse nanjye nanutse bavuga ati nzara twije umva nyine nkubwire sheri noneho tubiserire tureke ibintu by'imikino urumva urabona uretse gato se urabona mushiki wacu Naomi hari ahantu yagiye babigenza neza sibyo ntabwo mpazi ahubwo ndashaka ko ntabwo yaguhamagaye rero kumurire muganira shasheri ubu ngubu urabona ntakabije waretse nkakatisha basi yakubwiye ko bitwara ngahe amafaranga yo ni menshi nubwo ari ku mubare ariko ni menshi ukumva noneho barankatira kino kinyama kiri hano kumva n'uru rucece n'ibi ngibi byahano ese wajya ngo ukagenda niho gukata intuzi haguze ko umuntu atari nk'ibyo noneho bomeke ku mabuno ese mabuno yawe ko ahari ari kurutanga mu bintu mfite natanze y'inkono zifatika kuri gahunda ya buryo ni fresh nahinda umuntu akora siporo ikagenda njye ntabwo kugira amafuta uzi ibintu ndi kukubwira n'ibyo uri kumva njye ndagira ngo iki kinyama ese ni munda abantu bahashakana ntabambura ibintu by'amatungo banafunga nanjye ndashaka kujya nambara utuntu urumva twambera se tugize gutya ukumva nyirata reba harahinga ubusora nayo mabuna kiri ku murongo nese inyuma waraharebye ariho nawe ari njye nawe ureba inyuma ni hazima hararinganiye nzane niba kirahureba rero rwose kandi njye ntabwo kutumva nese ubu nta kintu mbwiye ikintu mubwiye I love you kandi nagukunze ukuri ibyo bindi wakunze mfite ibuno ritaringaniye njye ntabwo ari kutumva uvuze ko wahengamiye iwanjye se ni imirimo se ni ntugafata ibintu byose nka brag none se ubu ngaho nareba urabona aha ngaha naho bireshya hamwe ni hanini ahandi ni hanini. Nese uri niva y'amabuno ibaho? Ibaho. Kandi nyine nkubwira ngo hari ukuntu babikoramo sajari bagakuramo ahantu haremerereye ahandi noneho bakomeka haremereye bakaharemura. Inama nakugira. Murundi yavuga ngo bipfute mu mutwe. Cyari ntabwo nabifuta kandi mbishaka. Njye cyambere cyo nabonye n'umusiponsa. Musiponza ibyo bintu mu Rwanda bavuze yuko assurance ibyembe ugomba kwishyura full nese nyamubwiye sponsor ya insurance je hari umuntu wambwiye ngo azantangira amafaranga yose noneho ngende babihati nimwe n'abanyuze wacuze nge namubwira sajari y'amabuno kayumva umuntu uzumva ibyo bitumvikana ni simukubwira nawe umuze ko nzamukwereka niko no musiponza n'umupapa harya yitwa Tera ndaza kukwereka izina rya telefone ya tumwe umupapa papa ndi bari papa Diane bari papa ndi ntabwo nigibuka neza ni hagati ya Nadia na Diane ariko mwamenye ne hangiye kumbaza ibibazo bagoke ndaba ntaranakubwira n'ibyo nshaka ndashaka kumenya ngo papa ari Nadia bari Diane kaniba ntabwo ndibuka neza ukuntu naje kandi njye kureba telefone nyine icyambere cyo ntaga amafaranga azava mu mufuka wacu sibyo uri kuvuga ngo ni menshi wenda yakubwiye se ko bimubangamiye koyo nje namubwiye ko yagiye kumenya gute ko bifite namubwiye urumva ugenda wambaye ubusa hejuru amenya gasani we wowe ikibazo cyawe mwamenyaniye he nuwahe ndashaka numereza uramuza ubwo nuko utari kwibuka izina ry'abana be umuzi ku bana be nyine bari Nadia ubwo umugore wazi ko agiye gukoresha undi mugore sikora agasuzuguro k'ibunuzi akora kwa muganga niyo mpamvu yemeye kubisponsoringa urumva ashaka kwigiraho se ngo urebe ko bapfa cyangwa gakira hoya kandi basanzwe babikora nyine se wakunguka iki mbere izo nyunga bifiteho
Mana we. Timu narimo gufasha umuntu abara kugira umugisha w'Imana, umugisha w'Imana uzava mu kamabuno yagoroye n'icyo yakoreye. Ariko kugira ngo wose umurimo w'Imana ntago bireshya hano. Ese bundi ninde wazanye nivo y'amabuno? Abaganga basigaye babikora. Mabwire ngo barahazi. Nese ubwo uzasigaye ngenyeye muri iki mu gihugu cy'u Rwanda mfite ibuno rimwe rireshya ari umugore umwe muri competition. Ntawo ndi muri competition ariko no gusa neza birakunda. Kandi n'amabuno na nibi biboko bigenda byigira gutya ubu wagiye gukora siporo. Ujye ukora siporo wari ufite ikibazo. Ngaho reba umwanya nsigaye mbona siporo nzayikora iryawe. Byose bire kujye muri siporo ibindi nzajya ubimbaza. Mbyihorere. Ubaye nk'aba bandi ngwiyicarire ngo umugabo azagutamika. None se kera umugore niyo umugabo gahaha. None ibyo uhisemo. Ajye ukora bike ibintu by'ibintu. Undi uvuye hano ntabwo mba ndi safe. Ntabwo uri safe se bagomba bagiye kunyiba. Ibyo bigabo byose bumva ngo burana ikindi. Ndashaka nomero z'uwo mugabo. Kandi ndikoresha umugabo. Okay, sheri ngaho umuntu mbwira nuko bose byise cyari. Ngere kanze mubwire. Nta kintu ngiye Brage zirimo ibyo bintu ngo by'ibigabo nta. Okay, siti. Ndashaka umumenya. Ni prank abazi. Prank si kinone ibyo bintu byose hano bite. Na. Bakubise icy'umutwe. Ese kubera mu mahoro bikora benshi ntabyo. Naho uranyibukije hano nahishyize n'abayibashye. Guys, warumva kugusiga swa bikodinze byose. Ari kodingaza. Uburobera kamera itari kodinga. Mvira mu mboni ya kamera hagarara hano. Guys. Ibintu bya prank nitwe twarabivuze ko tujye kujya twigisha imiryango atari ibintu. Imiryango tuyigishije yuko ibintu byose byigurutse ntago amababa yose abajya hamwe. Ndabugurutse nawe. Nese sheri tu. Urajya kunsobanura umupapa. Umupapa ndamushatse numva nta n'umupapa nyine ndamuhiza mu mutwe ndambura ariko ni hagati ya Papa Diane na Panadi. Ni hagati ya ubwishiko namba kuvuga ngo Papa Diane. Shaka izi cyo kuzuza ari nkumbuye prank kwimana numvaga nkumbuye guprankinga umuntu. Ntabwo warikijijwe. Gukizwa rero ni kimwe. Nta nubwo rega prank nta kintu zitwaye. Se ko ari joke. Wakijijwe prank ntabwo mvuze gukizwa byo gukizwa. Niba nakuru. Ntabwo wanduma. Umva mbabwire. Nese sheri. Wowe nyine icyo gitekerezo nkizanye. Ubundi wakemera ko nyine wamyemerera hakatisha ibi bintu bihengamye uruhande rumwe. Urumva umugore ndamwiyanye umugore wanjye nagahengamye. Uriya mugore ndamwiyanye umugore wanjye nagahengamye. Uwe mugore uriya mugore ndamwiyanye umugore wanjye nagahengamye. Uri kunjomba ngo arimo arabigenza gutya. Guys hi. Se baraba kumwe yanjye nta nwango peza. Ese yango hari umuntu nkopeje ahubwo narebye nsanga nico kintu kigezwe muri no minsi ku bantu benshi. Urukumva uri kubita Tanzania ugasanga abantu bose bakoresheje sajari. Ukubita Kenya ugasanga abantu bose bagize gute bakoresheje sajari. Noneho ndanje ndareba nsanga ngese ubu ngubu ninjye umuntu utaberwa. Utasajari imbo. Ninjye umuntu utaberwa se. Ariko nanone nakibuka ko niyo bakudoza akantu gato bamvu niba babidoda ntago niba badoda byo ntabyo nzi ariko nyine ububabare nibwo natinya none mpisemo siporo rero ntababeshya kuyitaho tu ndabikunda ariko ntago nizeye ingaruka ariko ngiye nkunda umuntu witaho akamenya kasa neza akajyana n'igihe ngiye ntago ndi muri abantu bari against nyine abantu bakoresha sajari. Nako nimba barakoze tide bakabona nta ngaruka. It's no more nzayikoresha. That. Okay. Thank you honey. Ngiye ntago nayo cyakoze cyo ngiye ku giti cyanjye. No hari type of surgery zikorwa numva na supporting. Hani izo nta supporting ariko ntago ndibizubabwira. Gusa ngiye in general umuntu witaho nanga nanone umuntu ujabirira ntiyiteho.
neza ubwo njya biruka ntarushira nkubita ngo niyiteho Ngoro wanjye nagajabiriye baratambabwira muri nta muntu wabimbwiye ariko nibashaka banabivuga ko naje nsigaye mbibona ko ibintu byitwa itama n'itama nduna n'ibuno inda n'inda igicucu kiri ahantu hose so guys baratambabwira duseze tugende njye kurangiza koza ibyo nawe ujya kureba umupira abana fana Liverpool sige dutsinda nareyo abareyo oye kuri umureyo nkambona nawe mbona nambaye imyenda y'umukara n'ubwo n'iki kibazo ariko mfana ndakwirukanye nambaye ibitagira ibara nari maretense oya urabwo ni you guys wabese ari gigasogi ndabagira inama umuntu utarakora subscribe muracitswe munyaruka utu tunakoze akaritoto ninde muntu ujye wamurizaga uko mubizi ninde muntu wamurizaga ariko we umva guys rata mwakoze kurebera match katubanze dusezere nawe bantuze hano sezere so guys mva babwire sibyo twari tubakumbuye mukomeze mu mpena n'andi mayide iyi ide ninyo wayihaye ko narebye nsanga ibi bintu nanjye byambera kumva none rero ariko nizere ko birangiye muri video ije navuga ubipfutemo mu buto urumva nagukinishaga ko nanjye ntago nitinyira hari amariske ntinya beta ko njya muri gym kuko buriya njya mba addicted na sport nkaba addicted koko sport zo ndazikunda ariko ibindi byangora kugira ngo binjemo mu mutwe timu yanjye I love you so much nipa na team Carine ariko ni team Rick husband so guys turabakunda cyane imari barinde mari komezi biteho urumva muhahe muronke tuko pamoja tu okay see you in the next video kuko munyitege nababwiye ngo bihora ari bishasha muri Erikave tombora